tugire wa mutima wari muri Kristo, tumwigireho kuko ari we cyitegererezo cyacu n'umwizerwa muri byose, abamwiringiye turashinganye, tumukurikire, tumuhanga amaso, nawe azajya atuyobora. Muraho neza, mumeze mute? Turabasohoje yambi abari mu Rwanda, noneho ndabyibutse n'abari hanze mwese mudukurikirana umunsi ku munsi, mudukunda. Imana ibaho umugisha, turabakunda kandi n'Imana irabakunda. Icyo nicyo cya mbere kandi cy'ingenzi. Twagarutse, ntago noneho mumbaza ngo tuje gukora iki, narakibateguje ubushize. Ni icyifuzo series episode 2. Ushize twavuze ko gushima Imana, hanyuma tugeze kuri kwihana cyangwa kwezwa, kugira ngo tuzabone uko noneho episode ya 3 yo izaba ndende kuko tuzasengera parite zitandukanye. Rero tugendane muri ibi bihe byose. Nimba tubanye bwa mbere uyu munsi, subira inyuma urebe kuri episode 1 icyifuzo, wumve neza kugira ngo tuzageraho tuzajya gusaba Imana. Ndabizi neza ko Imana izakora imirimo n'ibitangaza, ndabizi neza ko Imana izakiza abarwayi, ndabizi neza ko Imana izahindura ubuzima bw'abantu badukurikirana, ndabizi neza ko Imana izazamura abantu mu buzima bw'umwuka, kubera ko ibindi byose twabonye ko bifite iherezo. Mazu meza afite iherezo, imodoka zifite iherezo, ariko ubuzima bwo muri Kristo ntago bufite iherezo. Hari indirimbo ivuga ngo niwe byiringiro, nzamanukanayo, nzabimanukana bisohorezeyo. Kristo niwe tuzamanukanayo, Kristo niwe tuzabana, ndetse no mu rupfu tukabana. Umugabo wawe ni byiza kubagira, ariko iyo upfuye abantu bose baraguherekeza bakakugeza ku gituro. Iyo bari kumanura isanduku yawe, abantu bose babarira, ariko nyuma iyo basoje ibintu byose no gushyiraho indabo, hari umuntu usuharara? Ntabo, abantu bose bahita biruka bahita bagenda, barababara, ariko bababara bagusiga. Ariko Kristo wenyine, Imana ishimwe, niyo no mu rupfu no mu byago nzaririmba ndamahoro, naho ndiho naho napfa, ziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Naho ndiho naho napfa, ziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Imana ishimwe. Naho turiho, naho twapfa, kuko dukundwa n'Uwiteka, Imana ishimwe, tuzaririmba ngo turi amahoro, kubera ko no mu rupfu Kristo tuzabanayo, tuzamanukanayo. Ibindi byose bizarangira, shuti zizarangiriraho, bazagusiza bavuga ngo umugeni aratashye, ariko bazataha. Ariko Kristo we muragendana, mu burwayi muragendana, mu ntambara muba muri kumwe. Twarabibabwiye uburyo twarwaje umwana umwaka urenga turi mu bitaro, turwaje dukora kwa muganga,
tugahura n'ibizazane byinshi turwaje umwana none utabona na improvement yuko azakira, n'uwo muganire n'umuganga nta byiringiro by'uko umwana azaba muzima. Aho ngaho hose mu gihe kirambiranye inshuti murabana, ariko iyo ikintu kirambiranye Kristo wenyine niwe musigarana. Abantu bashobora kugenda, ushobora kubona uri wenyine, ariko humura ntabwo uri wenyine, Yesu muri kumwe. Uwiteka ari mu ruhande rwawe, Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabandi ntaho yava. Imana iduhana umugisha. So rero twagarutse muri Icyifuzo series tuje ku buzima kwiga cyangwa kuganira ku buzima bwo kwezwa, kandi ntabwo ari ukwiharira ijambo, ntabwo ndi umuhanga, nta kintu nzi kirenze cy'abandi, ahubwo nuko Imana ibangiriye ubuntu kugira ngo nanjye mvuge ku by'Imana yansangije. Nawe kuri teme turiho cyangwa kuri episode y'Icyifuzo, nawe ujye ushyiramo muri comment uvuga uko ubyumva, kandi dukomezanye muri urugendo rujya mu ijoro. Ntabwo umuntu wenyine yakwigezayo. Twaje rero mu buzima bwo kwezwa, bwo kwanga icyaha, bwo kuba mu buzima bwa Gikristo. Hari teme Satani yashyizemo imbaraga cyane, umuntu wese ahita yumva ko imworohereza, ariko harimo Satani cyane arimo arajijisha abantu ngo n'umukristo ngo bwira ngo acumuye ngo 7, ngo n'umukristo ngo bwira acumuye 7. Noneho ugasanga umuntu ahise abigenderamo, arimo arakora ibintu by'ibyaha, arimo arakora ibintu by'amafuti kugira ngo yiyorohereze, akahita avuga ngo n'umunyabyaha bwira acumuye 7, ngo nta mukiranutsi ukibaho, diri whatever. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hari 7,000 bitapfukamiye Bayali. Imana idahana umugisha. Reka dusenge. Mana yo kwizerwa, Mana ishobora byose, Mana idukunda, turagushimiye, turaguhimbaje ko wabanye natwe, watwitayeho. Twari turi kugushima ubushize, twagarutse kugira ngo dushake uburyo twakora ibyo ushima, ibyo wishimira, dushaka uburyo twakiranuka. Ntabwo byoroshye, birasaba intwarane, birasaba imbaraga z'Umwuka Wera. Turagusabye kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kubane natwe, udushyigikire muri byose. Amen. Murakoze cyane. Reka ntaza kwibagirwa nkavuga ibintu byinshi tutarasoma ijambo ry'Imana. Tubanze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Imigani, ibice ni 10. Reka duhere kuri 16 tubane, kandi nanabakangurira iki gitabo narabibabwiye, kirimo ubuzima, kirimo ubugingo, kirimo byose twifuza, biri muri iki gitabo cya Bibiliya cyandikishijwe na Kristo kugira ngo kidutunge muri ibi bihe. Nagira ngo umuntu utagifite kandi afite telefone igura 200 wisubireho atunge iyi Bibiliya, kubera ko n'ubuzima irimo izindi mbaraga zitagaragarira ababireba, ariko harimo imbaraga z'Imana. Imana iduhana umugisha. Reka dusome Imigani ibice ni 10, umurongo n'uwa 16 tugiye guheraho. Uravuga ngo umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha. Nabyumvise, nanjye nabyumvise. Umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, bivuze ngo umukiranutsi ibintu byose akora biri depend on heaven. Nyine ibintu byose akora nyine n'ubuzima, kuba umukiranutsi, ibintu byose akora, umurimo wose akora n'ubuzima bw'Imana, n'ubuzima bwo mu ijuru. Abari kwitoza kuzaba mu gihugu cyo mu ijuru yitwara nk'abaho. Imana itugirire neza kandi Imana iduhana umugisha. Iyo ari muri ubwo buzima bwo muri Kristo Yesu, iyo uzarebe iyo umuntu yenda kujya muri Amerika n'urugero, aba akora utuntu twose, uko yitwara, ibitekerezo bye, imigendere, imivugire, nyine aba yatangiye kwitoza iby'igihugu yenda kujyamo kubamo. So natwe rero kubera ko ntabwo hano ari iwacu ni mu ijuru, gakondo yacu iri mu ijuru, dukwiye kuba rero twitoza nk'abazaba mu ijuru. Kandi nagira ngo nkubwire ngo mu ijuru nta cyaha kizabayo, ijuru nta munyabyaha uzabayo, hazabayo bakiranutse, abantu bamenye Imana, abantu bihannye, abantu basobanukiwe iby'ubugingo. Aka kanya rero ugiriwe amahirwe yo kubyumva, nagira ngo nawe ngushishikarize kugira ngo tubane muri ubu buzima. Ijambo niryo ritubwiye ngo umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo. Ubugingo butangwa n'Imana, kandi ubugingo nibwo buzatuma cyangwa tuzabamo mu gihugu cyo mu ijuru. Turimo turahanira ubugingo tuzabubona nyine turi mu ijuru, aho tutazongera gupfa, tutazongera kurira,
aho tutazongera kwibaza ejo uko bizagenda, aho tutazongera gupanga imishinga ngo ipfe, aho tutazongera kubura igishoro, tutazongera kwambara ubusa, tutazongera kurwazwa, aho tutazongera gukora divorce, aho tutazongera guhura n'ibibazo byose bitandukanye, niho tuzaba. Aho ngaho niho muri ubwo bugingo. Hanyuma Bera avuga ngo inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha ni ibintu bibiri. Hari ikindi kintu abantu bakoresha bakavuga ngo ubu ngubu ngo ntabwo nyine ngo ngiye mbikomeza, ngo uriya muntu ngarabikomeza cyane, ariko ngenzanywe no kukubwira ngo gomba kubikomeza. Nimba birimo bibemo neza, nimba utabirimo ntabwo birimo. Ibintu byo kwiyohereza Satani, iyo ni teme ya Satani azana kugira ngo umuntu akore ibyaha, kugira ngo umuntu abe mu buzima bw'ibyaha, akiyorohereza akavuga ngo umuntu nyine ngo ndakijijwe, ngo ariko si cyane, ngo ariko urumva ngo iyo bikomeje ngo cyane, ngo nyine ngo nshishamo ngo nkanakora utuntu, ngo nshishamo ngo nkagasoma, ngo nshishamo ngo nkanagira ukunguko n'ibindi mutanavuga mukora. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ugomba kubikomeza. Bibiliya ijambo ry'Imana mu byashuri ravuga ngo nimba udashyushye kandi ntubire ngiye kukuruka. Rero abantu bo kuri Fisi na Karine ntabwo dushaka kurukwa n'Imana, ahubwo dushaka kumirwa n'Imana, tukibera muri Kristo Yesu, akatubumbatira, akadukomeza tukibera muri we, kuko muri we harimo ubuzima, muri we harimo byose. Muri we harimo byose, muri Yesu harimo byose. Ni muri Yesu Kristo, mu mibabaro ye no mu rupfu rwiwe, utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba, asohoza ibyanditswe kuri we. Ni muri Yesu Kristo tuboneramo ubuzima, ni muri Yesu tuboneramo gukira. Ibintu byose by'umukiranutsi, imirimo yose akora yerekera kuri Yesu. Byo kuvuga ngo simbirimo neza, ngo nta mpamvu yo kubikomeza, ngo buriya nyine ngo ndagerageza, no. Imana, imbere y'Imana, Imana ireba umukiranutsi n'umunyabyaha, hagati nta muntu uhari. Kandi n'ibyasho batubwiye ngo nimba udashyushye ntubire ngiye kukuruka. Ariko mu izina rya Yesu ntiturukwe n'Imana, twagize amahirwe yo kumvira ijambo ry'Imana. Hanyuma 17 iravuga ngo uwitondera ibihuguzwa ari mu nzira y'ubugingo, uwitondera ibihuguzwa ari mu nzira y'ubugingo. Ibihuguzwa ni ijambo riva ku nshinga guhuguza ni Ikinyarwanda, I think nyine kwambura amahirwe umuntu yari afite akamwa, kuko Yesu ubundi yaje mu isi afite misiyo yo kugira ngo abanyabyaha babone ubuzima, abanyabyaha tumenye Kristo, duhinduka abakiranutsi muri Kristo Yesu. Yaje kugira ngo abari imbohe babohorwe, yaje kugira ngo abari mu gahinda babone umunezero, yaje kugira ngo abarushye bose. Ajya ku musaraba ntabwo yavuze ngo abantu batanu, oya, yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze musange ndabaruhura. Mana ishimwe. Rero icyamuzanye nabarushye twese, yaje kugira ngo aturuhure, ntabwo ari bakeya. Rero bivuze ngo twahawe umugabane twese wo kumenya Yesu. Hanyuma abajya mu nzira y'ibyaha ni Satani uba wamaze kugira ute kubahuguza, akabatwara amahirwe twahawe yo gukiranukira Imana. Imana itugirire neza. Ngo ariko uwitondera ibihuguzwa ari mu nzira y'ubugingo, ariko uwanga gucyahwa arayoba. Uwanga gucyahwa agira ute? Arayoba. Umuntu wanga kumva iby'Imana imushakaho, umuntu wanga kumva ijambo ry'Imana, ngo ninde utabizi, ngiye nakijwe muri za 30, muri za 90, ngewe ngo buriya ngo amakorari narayoboye, ngo buriya ngiye narasenze, nta kintu wazumbaza, ngo ibintu byose ndabizi. Uwo ngo ni umwuka wa Satani. Uwo muntu rwose utemera gucyahwa arimo arayoba.
twese ntabwo turi intungane, twese twambaye inyama n'amaraso, twese twacumura, twese twaterwa, ariko umuntu Imana ishaka ni umuntu uca bugufi. Niyo mpamvu twazanye iyi episode yo kwihana cyangwa kwiyeza cyangwa kwisuzuma, kwininira, tukisuzuma. Ese umaze guterwa, umaze guhura n'ibyo ngibyo, witwara gute? Aka kanya hari abantu baterwa bakavuga ati n'ubundi kamite mbyihorera, n'ubundi Satani akagutsindagire mu cyaha. Oya, birashoboka rwose ko waterwa nawe ndetse n'imyambi ya Satani ikagufata, ariko nagira ngo ngusabe wezwe. Turi mu gihe cyo kwezwa. Imana turacyafite umwanya. Ntabwo umuntu uri muri koma abasha kwezwa, ntabwo umuntu wapfuye abasha kwisubiraho. Ahari ahantu bari nimba batekereza, bashobora kwibaza ngo uwansubiza amahirwe nanjye naca bugufi. Ijambo ry'Imana ndakeka riri muri Yohana, nimba atari muri Luka, rivuga ku nkuru za mutunzi. Mutunzi ngo umukene yahoraga na Lazaro yahoraga ku rugi rwe, ahora akomanga saba mwati mwangiriye neza, base mukama n'utwatakaye, akabyanga, bakashaka bamukubite, bamusohore, bamwirukane. Ariko ngo igihe kiza kugera bose barapfa. Ajya nkubwire ngo yaba umukiranutsi yaba n'umunyabyaha, twese tuzapfa. Ariko wakibaza ngo ese nidupfa tuzajya he? Kakanya mu isi nagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba ukize ariko utari umukiranutsi. Icyo gihe nyuma y'ubu buzima wa mukene ariko ufite umutima umenetse, ufite Kristo muri ufite ubugingo, uwo mwana ufite ubugingo nubwo yaba ari umunyabyaha ari niyo yaba afite adafite ibyo mu isi, adafite ubutunzi bwo mu isi, ariko mu ijuru mu bwami bw'Imana azabasha kugira kubona ibirenze, azabasha kubona iby'ubwami bw'Imana, azabasha kubaho neza, azabasha kubaho mu buzima buhora bushima, azabasha kubaho mu buzima butagira umubabaro. Nyamara wa wundi wari ufite ubukire, wari ufite ubutunzi ariko ntakiranukira Imana, azaba muri Gehinomu, azaba mu buzima bw'agahinda gusa. Ntabwo ari byo nakwifuriza. Nakwifuriza kuba uri umukiranutsi kandi ukaba unatunze. Nakwifuza kuba uri umukene ariko ukaba unakiranutse. Mu isi ni akarusho. Ntabwo abakire bazarimbuka, oya. Ntabwo abantu bafite amafaranga bazarimbuka, oya. Ntimubyumve nabi, nabo bazabona ubugingo. Ahubwo ni iby'agaciro, ni umugisha ugeretse ku wundi, kubona ibyo mu isi ndetse n'ibyo mu ijuru ukazabibona. Ibyo ngibyo rero password ihari ni ukwezwa. Nukwezwa. Paulo yaravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, turwana n'uyu mubiri, iyi si ndetse na Satani. Ibyo bintu bitatu nibyo bituma cyangwa nibyo biduhanganishije hano kuri iyi si. Turwana n'uyu mubiri, iyi si ndetse na Satani, ariko ngo kubw'amaraso Yesu tukanesha. Kandi hari ijambo abantu bakunda kugoreka cyangwa Satani akoreshamo amanyanga kandi ari ijambo ry'Imana, bakavuga ngo na Paulo yaravuze ngo gerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere. Yego, ariko nyuma yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo ugira ute umpa imbaraga. Wowe iyo wamaze kumenya ko uri umunyantege nke, iyo wamaze kumenya ko nta kintu uri cyo, nta kintu ufite, ubasha kwizera Imana, ukizera imbaraga z'Imana n'imbabazi zayo, ugasaba ngo data mpa imbaraga, data nshoboza, ariko mu mutima wawe ugambiriye kugera gute, kugera kuri success cyangwa kugera ku nsinzi cyangwa kuba umukristo nyakuri. Ibyo ngibyo ntago tubyishoboza. Turi muri ijambo ryo kwezwa. Ibuka bya bindi wakoreye Imana bibi, bya bindi y'amafuti, bya bicumuro byose, ariko Kristo arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Yazanywe no kugira ngo abarushye n'abaremerewe twongere kwizera Kristo. Hanyuma ngo uhisha urwango ni umunyamunwa uryarya, kandi ubeshyera undi aba ari umupfu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhisha urwango ni umunyamunwa. Uwo muntu uhisha urwango nge namwita nk'indyarya. Ndetse mbere yo kujya no guhisha urwo rwango kuba indyarya, wamanje gukora icyaha cyo kugira ute, cyo kwangana. Kandi ngo uwanga mwene se, niko ijambo ry'Imana rivuga, ameze nk'umwicanyi. Hari ibintu tujya duca ku ruhande cyangwa tukabikora twiyorohereza. Umuntu akicara akanga umuntu nta kintu bapfuye, akagenda akanga umuntu, ukamubwira nabi, akamugambanira, akamutuka, akamusebya, agakora ibintu byinshi bitandukanye kubera ko yamwanze.
rero ntabwo ako kanya nanakwita umwanzi, ahubwo nakwita umwicanyi, uba uri kwica mwene so. Rero tucyumva iki kiganiro turi kwiyeza, hari ibintu dushaka ku Mana, hari urwego dushaka kugeraho rw'abakristo muri iyi cyifuzo series, nshaka ko kizarangira hari urundi rugero nibura tumaze kugeraho nk'abantu twakigendanyemo. So nagira nkubwire ngo rero nimba wanga mwene so immediately ni ukwicana. Rero tugire urukundo nk'urwari muri Kristo, kubera ko natwe yatweretse urukundo rwinshi. Kuba uri muzima n'urukundo rw'Imana, no kuba yarakuremye n'urukundo rw'Imana, kuba mu mamiliyoni yabaye kuri iyi si nawe uzazamo, y'Imana itakurema nta kintu yari guhomba. Kuba yarakuremye rero yakuremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo uyigenderemo, nicyo kintu Imana yaturemeye. So rero kuba yaturemye mbere na mbere yabanje kutugira urukundo, hanyuma ituzana mu isi kugira ngo tugendere mu mirimo y'Imana, kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka, Imana iduhana umugisha. Rero reka buri muntu wese turi muri iri jambo, umuntu wanganaga yibuke atekereze cyangwa yibuke ko Imana iri kumubona nk'umwicanyi, ahubwo uhindure, ugire urukundo, tugire urukundo nk'urwari muri Yesu. Kunde mugenzi wawe, nimba uri kundeba wicaye, ibaza abantu wanga batatu, nutekereza neza ukibaza ikintu ubahora ubanga, ntacyo pe. kandi nukuri ukunze umuntu udafite ibyaha, umutima wawe umeze neza, ubunezerewe. kandi igira ngo duhindure, nitwumva ijambo ngo turisige hano, ahubwo duhindure. Niyo mahirwe Imana iguhaye kumva iki ngiki. Reba umuntu wangaga byo kuvuga ngo ibingibi nashaka baraguye mu kintu, nashaka baragukora ibintu bibi, ariko tunababarire, turi kwihana no kwiyeza, tubabarire, twihane, tugende neza kugira ngo Imana tutubona nk'ababicanyi. Ngo kandi ubeshyera undi aba ari umupfu. Ujya kubeshyera umuntu deje wamaze kumwanga, ntabwo umuntu ukunda wamubeshyera. Hanyuma ngo babajije Yesu baramubaza ngo ese nguko twabonye amategeko menshi, ni irihe tegeko rirusha ayandi gukomera? Itegeko riruta ayandi yose ni urukundo, niko Yesu yatubwiye. Kandi no mu Bakorinto ba mbere, I think Abakorinto ba mbere ibice 13:1 haratubwira ngo guhanura ni byiza, kwerekwa ni byiza, kubwiriza ni byiza, imirimo yose yo muri Kristo cyangwa yo mu nzu y'Imana ni myiza, ariko impano iruta izindi cyangwa impano irenze izindi ni urukundo cyane, ugukundana ni urukundo. Kuko urukundo rutwikira byose, urukundo ruturinda, niyo bariya ya mbere ituma tudakora cyangwa tudahura n'ibindi bibi byose n'ibindi byaha byose. Ntabwo umuntu ukunda wamuhemukira, umuntu ukunda ntiwamwiba, umuntu ukunda ntiwamwica, umuntu ukunda ntiwamusebya, umuntu ukunda ntiwakumva ko ashonje ngo urye wenyine, umuntu ukunda nta kintu kibi wamwifuriza, ahubwo icyiza cyose urakimwifuriza. Rero nagira ngo muri aka kanya tugire urukundo nk'urwari muri Kristo. Hari indirimbo twarimbaga ku ishuri, ndabasuje abantu twize ku Kigeme twese, indirimbo korali Tabaza, korali yanjye nabereye dirigente, love you. iravuga ngo tugire wa mutima wari muri Kristo, tumwigireho kuko ari we cyitegererezo cyacu, n'umwizerwa muri byose, abamwiringiye turashinganye, tumukurikire, tumuhanga amaso, nawe azajya atuyobora. Mwabyumvise, tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yari umwizerwa kandi muri byose, ntabwo ari muri bikeya, kandi ni umwizerwa rwose. Abamwiringiye turashinganye, tumukurikire, tumuhanga amaso, nawe azatubera ibyiringiro, azatubera byose, azatubera umuyobozi mwiza. Amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. 19 handi kubabwira ibintu byose byo kugira ngo twiyeze neza, tuzi n'ibyo turi gukora. Amagambo menshi ntabwo aburamo ibicumuro.
ntabwo tuvuze ngo ntituganire ngo ntituvuge oya, ntabwo ijambo ry'Imana cyangwa ntabwo abakristo tugomba kuba ibiragi, ariko tumenye ibyo tuvuga. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 1:1 avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarane n'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka ariyo yishimira ku manywa na nijoro. Nagira nkubwire ngo rero nimba wari uri mu bigare bigira amagambo bivuga abagenzi bawe, bivuga ku madini, ikintu wumva kizamutse ukumva ntabwo kiri mu murongo wo gukiranuka, twe turi mu murongo wo kwezwa kugira ngo tubashe gusingira ibindi twifuza ku Mana, berereka ntacyo bitwaye. Nimba umva abantu ibintu bari kuzana, ibintu bari kuganiraho bitajyanye n'iby'ijambo ry'Imana, jya ku ruhande. Wirinde nyine kuvuga amagambo menshi, barajya kuvuga abantu nawe ukaburaje nanjye bantu barajya kuvuga ku madini, ko nta bintu bizima bikibaho. Ese kubera iki tuvuga ko bibe gusa? Ibyo natangiye mbabwira ngo umuntu agiye kureba ku by'Imana yamukoreye ntabwo yatuka Imana. None mu buzima busanzwe rero ugiye kureba ibyiza cyangwa by'umuntu byakavaringa byawe ndibi bantu nyine dushaka ibintu bibi gusa, ngo niyezo nkuru ziryoshye kuri YouTube, abantu no gushaka ama content nyine ari ibintu byo kubeshya, amagambo apfuye yo gusebanya. Umuntu wasebye umuntu ahita yiruka nkajya kubireba. N'ubu hari umuntu uri gukanda avana mu ijambo ry'Imana ngaje kureba inkuru z'ibintu bisenya gusa. So uwo ni umwuka mubi wa Satani. Reka tuberereke, amagambo menshi avamo ibicumuro, twirinde, turinde ururimi rwacu rwe kubeshya, rwe kuvuga iby'uburiganya. Ururimi Imana yaduhaye rwe kuzatubuza ijuru kandi ruzasigara rukaborera mu gitaka. Imana itugirire neza. Uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Tumaze kuvuga ngo amagambo menshi avamo ibicumuro, tuyirinde. Hanyuma be yaho iratubwiye ngo uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Mwumvise Uwiteka yita umunyabwenge, ni umuntu wirinda mu byo avuga, akirinda ya magambo menshi avamo ibicumuro, ahubwo akajya avuga ikintu yatekerejeho, wakumva kidafite umurongo cyangwa kidafite umumaro ugaceceka. Nimba ufite abantu mwavuganaga ibintu bipfuye, hindura content. Nubona batari kumijyanamo kugira ngo uvuge ibintu byinshi bivemo ibicumuro, uberereke. Urugendo rujya mu ijuru Yesu yarushushanyije nk'inzira ifunganye muri Matayo. Aravuga ngo inzira ijya mu ijuru ni irembo rifunganye, ariko inzira ijya kurimbuka ni irembo ryuguruye. Umuntu agenda yisanzuye, umuntu ashaka kwambara ubusaka bwambara, umuntu ashaka gusambana akabikora, umuntu ashaka kwiba akabikora, ushaka gusebyanya arabikora, kandi ibyo byose uwangana byose arabikora, kandi ibyo byose bingana no kwicana. Uwo muntu ugira urwo rwanga akanasebanya. So ibintu byinshi bibi umuntu ashaka arabikora. Ni inzira ijyana abantu hehe? Kurimbuka. Twanabibonye mu ijambo ry'Imana ko iyo mirimo yose ari ijyana ku cyaha, kandi icyaha kiratwita, irari riratwita rikabyara icyaha, icyaha kigatwita kikabyara urupfu. Reka rero twe twagira umugisha wo kubana, twihane, twezwe. Mvuze bikeya ariko umwuka ndabizi ko ari kumwe natwe. Komeza kuganirize nawe, dukomeze twihane. Ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure, umutima w'inkozi y'ibibi ni uw'umumaro muke. Imana itugirire neza. Ururimi rw'umukiranutsi ni nk'ifeza y'indobanure. Reka rero nimba uri umukiranutsi, ururimi rwawe rusohora iby'ubugingo, rusohora ibyiza by'amagambo, tubireka twihane guhera uyu munsi. Gusebanya, gutukana, kubeshya, ururimi rwo rusebyanya, ni rwo ruroga, kuko ntabwo umuntu ajya kubwira undi ibi bintu akoresha ururimi, mbese rukorerwaho ibintu byinshi. Reka rero twebwe ururimi rwacu rw'abakiranutsi ruhinduke ifeza, tuvuge iby'ubugingo, tuvuge ibyiza, tuvuge iby'urutse imitima, tunabwirize nabo babikora bahinduke, tubabwire inkuru nziza yo muri Kristo Yesu, kubera ko Yesu agira neza. Ijambo ry'Imana muri Matayo naryo riratubwira ngo dore ndaza, riratubwira kukuza kwa Yesu, riratubwira ngo dore urabikora ndakwihorera, ukibwira ko mpanywe nawe rwose. Ndegeka mu 22 ukibwira ko mpanywe nawe rwose, ariko byose nzabishyira ku mugaragaro uko bikurikirana. Kandebe ko mpabona sori gatoya, ariko ndakeka ari muri mu butumwa bw'izko bwanditswe na Matayo, ibice ndakeka ari muri 22 nimba ntibeshye. Ngize amahirwe mbonye na rya tegeko, ikintu kizadushoboza gukora ibyo byose nuko tuzagira urukundo. Matayo 22:34 haravuga ngo ariko abatisi baravuga ngo itegeko rirusha ayandi gukomera.
34 haravuga ngo ariko abafarisayo bumvise yuko yatsinze abasadukayo bakananirwa kumusubiza bateranira hamwe. 35 haravuga ngo umwe muri bo w'umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati mwigisha itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? 37 haravuga ngo nawe aramusubiza ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo niryo tegeko rikomeye ry'imbere, n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri ayo mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo buririraho. Ubundi twumvise iri jambo Bibiliya yose turayifite, twaba twabaye bakiranutse, kuko ijambo ry'Imana ni urukundo first, ni inshinga gukunda. Ijambo ry'Imana ngo bari kumugerageza abafarisayo ngo uramaze ngo mwigisha ngo nirihe tegeko twumva nukice nugasambane nukibe, ibyo byose twavugaga byo gusebanya, kuvuga amagambo menshi. Hanyuma baramugerageza bamubaza ngo nirihe tegeko se rirusha yandi gukomera ngo bari ryo twikorera bara mu mitima ariko batekerezaga. Yesu areba mu mitima amenya icyo bashatse ko bari kumwumva, ariko ahita babwira kubera ko ururimi rw'umukiranutsi twumvise mu migani ko ari nk'ifeza giza. Haravuga ngo nawe arabasubiza ati ukundishe. Gukundisha biva ku nshinga gukunda, ni rwa rukundo n'ubundi turi kugira ute turi kuvuga. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Bandi bavuga ngo ndimo ngo namamvu yo kubikomeza, ngo urumva ngo ndagerageza ngo se ngo muri iyi singo byakunda. Niryo tegeko rirusha yandi, ni urukundo. Kandi twumvise ko umuntu ukunda undi ntabwo yamugirira nabi, ntabwo yakora ibibi, hose bituruka kudakunda Imana. Kandi ngo udakunda mwene se abona yabasha gukunda te Imana atareba. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana itugirire neza. Ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe yose ndetse umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Ubwenge ufite, ibintu byose ufite ubikiranukiremo. Nimba ufite amafaranga yakiranukiremo, ufasha abakene, ugire neza. Za nkuru za Mutunzi ntabwo nazisoje, ariko bose ngo baje gupfa bagezeyo ngo Mutunzi ngabona ari ahantu afite umwuma mwinshi, hanyuma ngo mu ijuru Lazaro aho yarari akabona ahantu Mutunzi ari ni ahantu hababaje cyane, ari kwifuza n'utuzi tuvaho Lazaro yarari. Hanyuma Imana itugirire neza. Nyamutunzi arifuza ngo hari ngo wamamahirwe nkasubirayo nkabwira bene wacu, ariko twe twabimenye, twa turi kuvuga ngo dukundishe Uwiteka ubugingo bwacu bwose, umutima wacu wose, ibyacu byose tubikundishe Uwiteka, kandi dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda, twihane twiyeze buri munsi. Uwiteka azatugirira neza. Mwakoze cyane kudukurikira, kandi reka duhinduke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze.